uri kurekara mituweli y'ibihumbi 20 uraza kuyihinduza byibura wenda ngo baguhindurire ugasanga baguciye ejo 18,000. Mu karere ka Huye mu murenge wa Ngoma abaturage barinubira serivisi mbi bari guhabwa kugeza amagingangaya bari kujya guhindura ibijyanye n'ubwisungane mu kwivuza, ndavuga ibyiciro bya mituweli de santé, bagasabwa gutanga ejo heza y'ibihumbi 18 by'amafaranga y'u Rwanda. Abaturage bakavuga yuko no kurya ari ikibazo, ikindi bahabwa serivisi ubona amafaranga ejo heza n'ubundi barayatanga make make, ariko iyo baje gushaka serivisi bavuga ko bagomba gutanga amafaranga angana n'ibihumbi 18 by'amafaranga y'u Rwanda. Dore ko bamwe baje kurekarama ibyiciro babashyizemo bizajya byishyura amafaranga angana n'ibihumbi 20 by'amafaranga y'u Rwanda, bavuye ku bihumbi 3 bishyuraga bagashyirwa ku bihumbi 20. Nizo serivisi zari zabazanye kugira ngo bahinduze icyiciro. Naho aho uri hose menya ko guhinduza ibyiciro bya mituweli de santé byatangiye, nyaboneka utazisanga mu kwezi kwa 7 utarahindura icyiciro ugasanga ugiye kwishyura amafaranga atagira ingano kandi mu gihe kidakwiye. Ihutire kujya ku kagari ubundi wake serivisi guhindura ibijyanye n'ubwisungane mu kwivuza. Umuntu arya ari uko yagiye guhendebuka, yagiye gukorera umuntu kandi ukabona nta n'inkoko afite, arashorera niyigura makeya ngo byibuze ayigurishe akemure cya kibazo. Niba agiye kwaka serivisi ku kagari cyangwa ku murenge baravuze ngo banza wishyure ejo heza, kandi ejo heza harengeje n'umubyizi ari bukorere, kandi noneho n'uwo munsi yagiye kwaka iyo serivisi ntiyakoze, aranagera mu rugo byibuza na burari. Bamwe mu baturage bari kuvuga yuko amafaranga ejo heza asigaye ari itegeko kuyatanga, nago bikiri ku bushake bw'umuntu, kuko ugiye kwaka serivisi muri leta utaratanze ejo heza nago serivisi yo muri leta uyihabwa. Abaturage bakibaza nimba gutanga ejo heza ari uburenganzira bwabo cyangwa ari itegeko gutanga ejo heza habo. Bavuga yuko ibi ngibi byakabaye bikorwa mu gihe cya nyacyo ndetse bafite n'amafaranga, kandi ikindi nago batanga amafaranga badafite. Bavuga yuko kurya ari ikibazo, barya bahinzo bahingiye umubyizi w'igihumbi bagenda bakagura ibishyimbo bya 500, ibijumba bya 300 umunsi bakawurangiza, agasigara desa bakazizigama paka amafaranga bazishyura mituweli de santé paka asagutse kugira ngo batazarwarira mu rugo, hagira yasaguka bagashyira muri ejo heza. Ariko batungwe no kujya kwaka serivisi muri leta bagasanga ntago bazemereye kubera yuko ngo nta mafaranga ejo heza batanze, kandi bavuga yuko bagiye batanga make make, ariko kugeza amagingangaya bari kwaka amafaranga angana n'ibihumbi 18 by'amafaranga y'u Rwanda. Abaturage bavuga ko ibingibi bitakunda bitanashoboka, bityo nibadahabwa serivisi ibi byose biraza gomira ku murari bipfire rimwe. Umunyamakuru yahamagaye gitifu w'umurenge avuga ko kino kibazo atarakizi ariko agiye kugikurikirana. Avuga ko atarazi yuko abayobozi b'inzego z'ibanze zo hasi bari kwanga guhereza serivisi abaturage ngo nuko batishyuye amafaranga ejo heza. Umuyobozi w'akarere avuga yuko kwishyura ejo heza ari ubushake bw'umuntu, kandi ikindi serivisi ya leta na ejo heza nta hantu na hamwe bihuriye. Bityo rero avuze ko kino kibazo agiye kugikurikirana bikiri mu maguru mashya. Umuyobozi wanze gutanga serivisi bakamubaza impamvu yanze gutanga serivisi. Abaturage bashimiye umuyobozi w'akarere, bavuga yuko buri gihe ariwe ubakemurira ibibazo. Bashimira n'itangazamakuru kuba itangazamakuru rihagira rikabakemurira ibibazo, kandi abaturage bongeye gushimira Perezida w'u Rwanda Paul Kagame wavuze ko ibyiciro bigomba guhinduka bigasubira uko byari bimeze. Barashimira umubyeyi Perezida w'u Rwanda Paul Kagame akaba n'umugabe mukuru w'ingabo z'u Rwanda, baramushimira babikuye ku mutima. Bavuga ko igitekerezo cyo guhindura ubwisungane mu kwivuza ariwe wakizanye. Yatanze itegeko yuko ibyiciro bigomba gusubira uko byari bimeze. Ni Kidasamura TV Rwanda mu karere ka Huye. Nge nitwaga Urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde, Imana ibahereze ubuzima buzira umuze, amafaranga n'ibindi bitandukanye.